Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiranye urubuga rwacu Rwanda Burundi Update, nkaba nkwifuriza amahoro ya Nyagasani ndetse no gutangira icyumweru neza, nanabifuriza gukora imirimo yanyu no guhaha mukaronka. Reka tugaruke mu makuru yacu y'uyu munsi ndetse agezweho, tunabashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe no kudushyigikira mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo tugendane mubone amakuru ku gihe kandi nanone mubone amakuru ari authentique adashidikanwaho. Turagusaba kandi wowe utarakora subscribe kugira ngo ukande subscribe ndetse ukane ukazogera kugira ngo inkuru izajyaho uhita uyibona. Inkuru yacu y'uyu munsi turagaruka ku musore w'umunyarwanda waguye mu gihugu cya South Africa. Nkuko tubikesha abantu bari hariya ndetse na bindi binyamakuru byagiye byandika bivuga ko uyu musore w'imyaka 24 ufite amazina ya Boss Irakiza Brian, ivuga ko yaratuye mu gihugu cya South Africa hamaze umwaka umwe, umve ko yari ataramenyera igihugu. Akaba rero ejo bundi ku munsi wa gatanu ku gicamunsi ahagana mu saa 5 za mu gitondo aribwo abagizi ba nabi binjiye mu iduka yakoraga, aho yakoraga akazi ke ka buri munsi, bakamurasa kandi bagahita barasa ku ntego kuko barashe ku mutima. Ntabwo rero Boss Brian yahise nta nubwo yigeze asamba rwose, amakuru avuga ko bamurashe bagahita basohoka birukanka. Hanyuma rero icyatumye araswa byo ubu ngubu ntabwo kiramenyekana. Tubibutse ko uyu muhungu wari ufite imyaka 24 gusa y'amavuko, harashize ibyumweru 3 gusa ashinguye papa wiwe wari waguye mu gihugu cya Uganda nawe azize indwara itunguranye. Ayo ni amakuru dukesha abantu bari hariya bari kumwe nawe muri South Africa. Intego rero y'abagizi ba nabi ntabwo yabashe kumenyekana, dore ko polisi itahise ibasha kubafata. Abaturanyi, amaduka y'abaturanyi b'iduka ryaho Boss yakoraga babonaga, bavuga ko bari bafite CCTV cameras, ariko izo kamera zabonye gusa bano bagizi ba nabi, ntabwo zabashe kubakurura neza ko bati boye iduka rye nta kamera ryari rifite. Hagati aho ngaho abajura barinjiye gusa uko kamera zibigaragaza, barinjira hanyuma bahita barasa batabanje no kumuganiza ibintu byinshi, ariko nanone kamera yerekana bano bajura basohotse hanze, bigaragara ko bahise birukanka. Hanyuma bigaragara ko bari bafite imodoka ihenze zibita amapolo, imodoka zihenze cyane muri kiriya gihugu cya South Africa. Hanyuma bakaza kwinjira muri iyo modoka, ariko n'amasura yabo ntabwo yabasha kugaragara neza. Kugeza ubu ngubu rero polisi irimo irakora investigation zayo kugira ngo barebe neza amaperereza, barebe ko bamenya impamvu uyu muhungu yaba yarishwe urwo rupfu. Mu by'ukuri ntabwo ari ubwa mbere abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se abandi bagenda bagwa muri South Africa mu bugome n'ubugizi bwa nabi. Iki gihugu gifite ibyaha byinshi cyane cyane bishingiye mu kurasana. Bibutsa ko mu 2019 undi munyarwanda witwa Kevin nawe yarashwe, akaraswa urupfu nk'urwo Boss nawe yarayapfuye. Mu by'ukuri ibintu bibabaje cyane kuko amakuru atwereka ko mu 2019 uyu Kevin nawe yari mu iduka kimwe n'uyu mugabo wundi wapfuye. Akaba rero nawe abajura barinjiye, ntibanamuganirije, ntago bakoze impaka cyangwa se ngo bagire icyo bapfa, barinjiye gusa bararasa. Gusa we bitandukanye n'uyu nguyu, kubera ko uyu nguyu we birumvikana ko yarashwe agahita araswa ku mutima. Byumvikane ko abasesenguzi rero bo bavuga ko impamvu barashe ku mutima ari uko bari bazi ko ari we nyiriduka. Tubibutse ko nyiriduka rero wari Boss wa, navuga umukoresha w'uyu muhungu Irakiza Boss, ari
umunyarwanda. Ni umunyarwanda nawe utuye hariya ndetse bivugwa ko afite ibikorwa bitandukanye, afite amaduka acuruza amamodoka, afite n'iryo duka ricuruza ibyo kurya aho ngaho boss yakoraga. Mu by'ukuri abantu rero benshi basesengura bavuga ko bano bajura bashobora kuba baje bazi ko ari we barashe nyiri iduka, bagahita bagenda, ari nayo mpamvu bivugwa ko baba bahise barasa ku ntego bakarasa ku mutima, ariko mu by'ukuri ni amakuru avugwa gusa adafite gihamya, kuko nta kuntu bari kuba batazi nyiri iduka, kuko urebye ukuntu baje bamurasa ni nk'aho bari babizi neza, n'ibintu bateguye. Hagati aho ngaho, tubibutse ko mu by'ukuri nyuma y'uwo nguwo Kevin wapfuye 2019, hari undi mukobwa nawe w'umunyarwandakazi ukomoka muri Congo wabashije kwicwa muri ubwo buryo, nawe yitwa Nathalie, akaba yarapfuye ahagana mu mwaka wa 2012. Abanyarwanda rero bari hariya n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda benshi, hari abaturuka muri Congo, bakaba bavuze ko batewe impungenge n'impfu nk'izi ngizi akenshi ziza zibasira abantu babo, dore ko ntaho bahuriye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa ngo bishore mu biyobyabwenge cyangwa se mu bindi bikorwa by'urugomo biba ngombwa ko bahura n'ayo masasu. Bivuga ko gusa babona abantu baje gusa bakaraswa, ariko mu by'ukuri bataramenya impamvu. Igihugu cya South Africa ni igihugu ubusanzwe kibarizwamo ibyaha byinshi byibasira abantu gutyo, ariko kandi mu buryo bwo kurasana, abantu benshi bakaba bakunze kwicwa n'imbunda kandi bagasangwa mu maduka cyangwa se mu ma stores nk'uko babyita hariya. Tubibutse ko uyu muntu nta kintu umuryango we uratangaza cyeruye, ntabwo baravuga ko wenda bashobora gushyingurwa hariya muri South Africa, cyangwa se umurambo ushobora kujyanwa mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se aho ababyeyi be bari basanzwe batuye n'abandi bo mu muryango we bivugwa ko batuye mu gihugu cya Uganda. Tubibutse ko uyu nyakwigendera Boss Irakiza yari ingaragu, ko yari agifite gusa imyaka 24, yari atarubaka urugo. Nyuma yaho rero twagerageje kubaza abantu bo mu muryango we, batubwira ko ikirego bamaze kugishyikiriza polisi, ariko polisi ikaba nta kintu iratangaza, dore ko nyakwigendera yishwe ari muri weekend, bityo rero wenda nibishoboka tukaza kumenya iyi ni nkuru, kuko uyu munsi ku wa mbere nibwo abantu bo mu muryango bavuye mu bihugu bitandukanye bagiye gutabara. Aho ni haramuka hagize rero ikindi kintu tumenya tukaza kugerageza kukibabwira bibaye ari ngombwa. Reka rero ngushimire wowe wadukurikiranye, reka twifurize na nyakwigendera iruhuko ridashira. Murakoze cyane, nakagaruka.